Murakoze, nitwa Mumarasha Varine, ndi umunyeshuri niga siniya fomedi, nkaba ndi umunyeshuri ariko ndi n'umumama w'umwana umwe nabyaye mfite imyaka 16, byara inda y'imburagihe kuko icyo gihe nigaga mu wa gatatu, nterwa inda niga mu wa gatatu mfite imyaka 16, biba ngombwa ko ndeka kwiga nkajya kurera umwana. Muri uko gutwara iyo nda ntabwo mu rugo bigeze babifata neza, ntabwo nigize mba umuntu mu muryango, nabaye igicibwa, mba umuntu wakoze amahano mbese atabaho, nta ku ijambo mbura buri kimwe icyo ari cyose nari mfite mu rugo, mbaho mu bwigunge nigunze, ntashobora kuvuga mama ndashaka iki, papa ndashaka iki, papa nkeneye kwambara, nabaye igicibwa. Mpayije inda igezemo maze kugira amezi makuru nibwo natangiye kwibaza ibibazo byinshi. Ese nzasohoka hano gute? Nzabyara mfatire iki mu mwana? Nzabyara ndyame kuki njye n'umwana wanjye? Nzabyara ese nzaheka mu iki? Ese nzambika pampa nkuye he umwana? Muri ibyo bibazo rero nibazaga nibwo umushinga Riwadi muri gahunda ya Masenge Mba Hafi yageze mu midugudu, ikorera mu midugudu 39, ifite abamasenge 39. Abo ngabo buri mudugudu ufite masenge ukagira na mukuru wabo. Muri gahunda ya Masenge Mba Hafi umushinga wa Riwadi nibo baje baratuganiriza, baratwegera baratuganiriza, batwumvisha yuko babanje kuganira n'ababyeyi bacu. Bamaze kuganiriza ababyeyi batangiye gucururuka, uburakari butangiye kugabanyuka, nibwo natwe batwegereye baratuganiriza, badukura mu bwigunge twari turimo, kuko twumvaga yuko ntacyo tukivuze kuri iyi si, ntacyo twakora, ntacyo twakwigezaho. Bamaze kutuganiriza nibwo batubumbiye hamwe badushyira mu makoperative, badushyira mu matsinda, tubanza dukorera mu matsinda, batwigisha kuboha, batwigisha gusuka, batwigisha imirimo y'amaboko yose. Hazaho gahunda yo gutanga ibikoresho, iyo gahunda izanwe na Riwadi muri gahunda ya Masenge Mba Hafi. Abakobwa batwite baduha ibikoresho, baduha matora, baduha amabafu, baduha pampa z'abana, baduha imitaka, inkosha, ibyo byose baduhereza uburiri tuzajya turyamaho tukaryamishaho n'abana, mbese baduha ibikoresho byose bishoboka, baranadukurikirana kwa muganga kugeza tubyaye dusubira mu rugo. Barakomeza baradusura baratuganiriza, ese muba mwumva indoto zanyu zararangiye neza, nta kintu mushobora gukora cyangwa mudashobora gukomeza ibyo mwakoraga? Nibwo nashiritse ubwoba mvuga ko numva muri njyewe nshobora gukomeza nkiga kandi nkatsinda. Ndangije mbasaba yuko bansubiza mu ishuri, nsaba Riwadi muri gahunda ya Masenge ko yansubiza mu ishuri, bambwira yuko ibyo ngibyo bazabinkorera rwose ndetse cyane. Umwana agejeje amezi 6 amashuri yahise afungura, umwana ndamufata njya ku ishuri, nkajya ntaha saa sita nkajya kumwonsa. Riwadi yaduhaye ibikoresho, iduha uniform, iturihira na school fees, tujya ku ishuri. Tugeze ku ishuri barakomeza baradukurikirana, bakajya bavugana n'abayobozi, igihe bumva yuko hari icyo baduhugura bakaduhamagara, Riwadi ikaduhugura ikatuganiriza, barakomeza baradukurikirana. Igihembwe kindi gitangiye baduha amavuta, baduha padi, baduha ibintu byose, ibikoresho byose twumva twakenera tudashutswe n'abahungu ngo batuduhereze. Riwadi ifatanyije na Amplify Girls iduha ibikoresho, amavuta, padi, amasabune, amakaramu, amagayi. Dusubira ku ishuri turagenda turiga, tuzana amabiroti ariho amanota meza. Turabashimira cyane ibikorwa byabo bakomeze kudukorera, urukundo bakomeze kutugaragariza no gukomeza kudukomeza mu ntego zacu, twumva yuko indoto zacu tuzazigeraho.
mu by'ukuri niga simiyasiri nakoze numva ko ngomba kwiga imibare, niga nkazaba umupilote nkatwara indege, nkumva yuko nzaba umukobwa w'icyerekezo uzatwara indege ku buryo mu rugo bazishima, ariko nkimara gutwara inda numvishe birangiye nta kintu ushobora gukora. Maze kumenya ko mwite nari maze gukora ikizamini ntabwo nagiye ku ishuri, ariko maze kubyara ngiye ku ishuri naragiye, ngeze ku ishuri abana bakajya bavuga wa mama w'umwana uba usize umwana mu rugo, ese buriya azasa nkatwe, ese buriya azagaragara nkatwe, ese buriya arumva azadutsinda. Aho mu by'ukuri ndashima Riwadi kuko yamfashije kumva yuko kwisobanukirwa, bampa buri kimwe icyo ari cyo kandi bakandinda no kuba nabisaba abahungu, bakaba bakongera bakantera iyo nda nkabyara ubwa kabiri ngakicisha amashuri yanjye nanone. Mu by'ukuri abanyeshuri bagenzi banjye ibyo bavuga nta kintu bijya binkoraho, kandi ikindi bariyakiriye, baranyakiriye bumva ko ndi umunyeshuri nkabo, kimwe ndapafominga nkabo, mbese ubu turakorana buri kimwe cyose. Ku ishuri ubu amanota nazanye iki gihembwe 60, nabaye uwa karindwi. Mu gusubira ku ishuri n'ubundi narakomeje niga ya mibare, geo ndetse na ekonomi, ndiga mfite icyerekezo cyo kuzaba pilote nkatwara indege. Murakoze.